ubuzima butubyohera cyangwa bukatubihira akenshi bukunze kuza ari ingaruka z'amahitamo twagiye dukora muri ubwo buzima. Kuva tubyutse ukibrosa, in fact no kwibrosa nabyo ni amahitamo. Ushaka wahitamo kwambara umwenda. Hari umuntu umwe nzi yaradusuye noneho ndamobserva nk'icumweru cyose adakaraba, akabyuka akambara umwenda, akambara inkweto, agasohoka agenda, tugataha twese nimugoroba, twahurira mu rugo akaryama adakarabye, ejo akabyuka akambara umwenda akongera. Noneho ngezeho n'amatireka nkubazeho gatoya, wahisemo kubaho udakaraba? Wahisemo kubaho udakaraba? Bo yari umuntu nyine nshobora kuba nisanzuyeho, nari mbivugiye ko no kwibrosa, kugira ngo wemere kwibrosa na amahitamo. Harimo amahitamo abiri. Amen. None aya mahitamo abiri aratwigisha iki twebwe turi muri iki gihe cyanyuma, igihe cy'imperuka, twakora aya mahitamo. Waruzi ko even no muri ministry ngira ngo nayo izo reality nicyo kimwe no mu itorero, umuntu waruzi ko hari igihe umuntu bamuhatira kuja mu bihe byo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana, bakayimuhatira pe kandi nabwo ntanabyumve ntanabikore. Harya bibaho senga ubu twebwe abashumba nyine tujya no mwanya tugakoma mu mashi tukabyinirira tukavuga imivugo ariko abantu ariko kandi uwo muntu ategereje kubona ngo gukura mu mwuka. Uwo muntu ategereje gukura mu mwuka, ariko ni n'umuntu ushobora no kubuhatira gusenga, ushobora kubuhatira gusoma ijambo ry'Imana, akumva ni nko gusuka amazi ye ku mugongo cyangwa ku mababa y'ibata, baza kaza gahita kagenda. Ariko kandi uwo muntu ararwana, yazana karirimba, gatera intambwe akazi, ariko wamureba inyuma iriya mu buzima buri isolated, mu buzima bwe bwenyine, ntagira umwanya wo gusoma ijambo, ntagira umwanya even no gupfukama n'amasaha abiri. Amen. Gukura ko mu mwuka ntibibera hano kuri altari. Gukura ko mu mwuka bibera iriya mu buzima buri behind the curtain. No muri aya materaniro n'umuntu ashobora no guhitamo kudatega amatwi agahita yigira muri telefone, agahitamo rwose, kandi il est très difficile que wenda twaza tukagufata ngo va kuri telefone. Ariko ndasaba protocole muje mureba abantu barangarira muri telefone mu materaniro, ugenda umukoma ngumwira shira telefone yawe mu mufuka ubanza ukurikira ibibera hano mu materaniro. Amen. Ibintu bibiri tugomba kumenya ni byuko burya muri uru rugendo turimo, iyo utagize amahitamo yo kwita ku by'umwuka, ubwo ushobora kuba ufite amahitamo yo guha priority ibyo umubiri. Kandi aya mahitamo ndaza kuyita narigiye kuvuga ko reka tubyite indwara, ndabyita indwara hagati y'udukubo ifata umuntu uri mu rusengero, umuntu uri mu buzima busanzwe. Amen. Usanga umuntu yahisemo kugira icyo twita spiritual focus mu byo arimo gukora, cyangwa se akaba ari umuntu ufite imbaraga n'umwete wo gukora ibigomba kuba biteza mbere ubuzima bwe bwo mu mubiri gusa, yarangiza agatandukana kure n'amagambo y'ubugingo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ariko ndashaka kukwibutsa iki kintu kimwe muri uyu mugoroba. Amahitamo yose twahitamo cyangwa twakora, niba adafite uruhare mu gutuma ubuzima bwacu bwo mu mwuka bugenda butera intambwe, bugenda buje imbere, tugomba kugera ku rwego runaka tukabanza tugashiramo, tugakanda button ya pause kugira ngo turebe ukuntu duhitamo, ukuntu bimeze, se birimo biratwubaka, birimo biratuma dutera intambwe. Amen. Gukura ko mu mwuka ntibibera hano mu materaniro, ntabwo bibera hano ku gatuti, bibera mu gihe washizemo imbaraga, ukinvestingamo igihe cyawe, ugashiramo umutima wawe, ugashiramo ubwenge bwawe, ugashiramo umwanya wawe, ugashiramo umubiri wawe, nta kabuza uzatera intambwe. Imitima imeze gutya Imana ntiyirengagiza. Haleluya. Semeni haleluya. Byose ni amahitamo torero, byose ni amahitamo. Munyemerere dusenge. Uwiteka Mana yacu, turagushimiye uyu mugoroba wa none, dushimiye ubuntu bwawe n'urukundo rukomeye wadukunze,
kaduha umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo abe impongano y'ibyaha byacu, muri we turonkeramo agakiza n'umugabane ukomeye w'ubugingo buhoraho. Uyu mugoroba turi imbere yawe, uganira natwe mu ijambo ryawe kugira ngo twese tubagaze imbere y'ubwoko bwawe n'iriteraniro ryose, kugira ngo ijambo ryawe mwami ryongere ryumvikanire mu matwi yacu, kandi imitima yacu irusheho kubakwa, icyubahiro gihora ari cyawe iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Ndabanza gushimira ubuyobozi bw'abanaziri kuba baduhaye aya mahirwe kugira ngo tubane muri uyu mugoroba tuganira ijambo ry'Imana. Boje ndumusangwa, ariko n'umugisha ukomeye kuba mwadutekereje mukatugirira icyizere. Imana ibaho umugisha. Abashyitsi mwese mwadusuye mwagize neza, nanjye mbahaye ikaze muri aya materaniro. Imana ibaho umugisha. Tudatinze, nagira ngo tuganire ijambo ry'Imana nkuko numva Imana yari inshize ku mutima. Turaganira amagambo turi busange mu butumwa bwiza bwa Luka ibice 10. Abantu bazanye Bibiliya zanyu mu tujyane muri icyo gitabo twese, bifite printed copy cyangwa soft wayirebamo kugira ngo dusome twese ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka, turasoma ibice 10 umurongo wa 38 kugeza kwa 42. Uyu mugoroba ntewe iteka no kugira ngo tuganire aya magambo nk'uko tugiye kuyasoma, turebere hamwe n'amagambo asa naho ni mirongo itari miremire cyane, kuva kuri 38 kugeza kuri 42. Ndibaza ko ni 50, ariko arimo ubutumwa bukomeye cyane, ubutumwa bwo guhura kw'abantu n'umuntu udasanzwe ari we Yesu. Abo bantu turi buze kuvugaho ni abavandimwe babiri, umwe witwa Maria undi akitwa Marita. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Maria na Marita bari abavandimwe. Marita yari mukuru, Maria akaba mutoya. Noneho umunsi umwe baza kugira amahirwe akomeye ngo Yesu yari magenda n'abigishwa be mu ngendo ze zivuga butumwa no kwamamaza iby'ubwami bw'Imana. Aza kunyura mu kirorero, icyo kirorero gituwemo n'uwo muryango w'abavandimwe, ngo ajya iwabo kubasura. Amen. Uyu munsi nagira ngo ndashaka cyane kuza kugaruka ku nkuru imwe iri muri iyi mirongo uko ari 5, ariko iyo nkuru iraza cyane kugaruka ku mahitamo, guhitamo fatiye ku rugero rw'aba bantu babiri, Maria na Marita. Tureba amahitamo bakoze, hanyuma uyu mugoroba nifuza ko tuza kuganira ku mahitamo abiri, hitamo rya Maria n'ihitamo rya Marita, kugira ngo rize kudufasha kugira amasomo runaka turi buze kuvanamo, kugira ngo turebe icyo bidufasha uyu munsi nkatwe, ko iki cyanditswe cyabereye mu burasirazuba bwo hagati, ni kure cyane muri Isiraheli. Intera irimo n'igihe cyandikiwe harimo imyaka myinshi cyane, irarenga 2000 birenga. Haleluya. Iyi nkuru context yayo ihabanye, ishobora kuba ihabanye cyane n'umunyarwanda wo muri Afrika yo harya niyo hagati, sibyo? Ya turi muri Afrika Central, ariko tukanabarizwa mu muryango wa East African Community. Dushobora mu by'ukuri rimwe na rimwe dusoma inkuru zo mu byanditswe byera tukibaza ngo iyi nkuru ko yanditswe iyi myaka 2000 birenga 2 iratwigisha iki twebwe kuri uyu munsi, muri uyu mwaka w'2024
abantu batuye muri iki gihugu cy'u Rwanda cyangwa buri muntu wese bitewe naho hariho nabo bari muri aya materaniro ariko batari hano muri iki gihugu cy'u Rwanda turakuramo ayahe masomo niki twigamo. Amen, haleluya. Ndashaka kuza gukoresha wenda cyane cyane approach yo kwigisha kurenza ko ndi bubwirize kugira ngo buri muntu muri twebwe byibuza agira akantu gatoya ari buze gusigaranamo hanyuma kaze kudufasha kuba kayobora ubuzima bwacu bwabo. Reka mbabwire ikintu kimwe, ubuzima bw'umuntu bugizwe n'amahitamo buri munsi guhera ku wa mbere ubyutse kugeza nimugoroba. Amen. Ubuzima butubyohera cyangwa bukatubihira akenshi bukunze kuza ari ingaruka z'amahitamo twagiye dukora muri ubwo buzima. Kuva tubyutse ukibrosa, in fact no kwibrosa nabyo na amahitamo. Ushaka wahitamo kwambara umwenda. Hari umuntu umwe nzi yaradusuye noneho ndamobserva nk'icumweru cyose adakaraba, akabyuka akambara umwenda akambara inkweto agasohoka agenda, tugataha twese nimugoroba, twahurira mu rugo akaryama adakarabye, ejo akabyuka akambara umwenda akongera. Noneho ngezeho n'amatireka nkubazeho gatoya, wahisemo kubaho udakaraba? Wahisemo kubaho udakaraba? Ngo yari umuntu nyine nshobora kuba nisanzuyeho, nari mbivugiye ko no kwibrosa kugira ngo wemere kwibrosa na amahitamo. Kuba hano muri aya materaniro na amahitamo wakoze. Ubushaka wahitamo none ntangiye kuvuga ugahita uhitamo guhaguruka gira gute ugasohoka ukagenda. Amahitamo kandi buri muntu wese, kimwe mu burenganzira bw'ibanze umuntu afite ni liberté de choix. Uburenganzira bwo guhitamo icyo umuntu agize gute yumva ashaka kimubere. Noneho muri iki gihe cyacu aho concept z'uburenganzira bwa muntu zigenda zihindagurika buri munsi, dufitiye defi dasanzwe cyane. Ndashaka rero kuza kuvuga ngo iki gice cyo muri Luka ibice 10 umurongo wa 38 kugeza kuri 42 harimo amahitamo abiri. Amen. None aya mahitamo abiri aratwigisha iki twebwe turi muri iki gihe cyanyuma, igihe cy'imperuka twakora aya mahitamo. Niyo nyigisho nshaka kuza kuvugaho. Amen, haleluya. Yesu ashimwe. Turi kumwe? Haleluya. Reka tuzamurire Imana yacu amaboko. No muri aya materaniro n'umuntu ashobora no guhitamo kudatega amatwi agahita yigira muri telefone, agahitamo rwose, kandi il est très difficile que wenda twaza tukagufata ngo va kuri telefone. Ariko ndasaba protocole muje mureba abantu barangarira muri telefone mu materaniro, ugenda umukoma mwira shira telefone yawe mu mufuka ubanze ukurikira ibibera hano mu materaniro. Amen. Umuntu yahisemo naba akagira inshuti zimufasha guhitamo. Hageze ko bijya bigenda. Hari igihe umuntu ashobora gukenera guhitamo ariko amahitamo akamucanga akajya kugisha inama. Birabona ko bigenda bwa. Siko bigenda ukagenda ugashaka advisors babwo ko mfite amahitamo aya naya wamfasha gute guhitamo. Amen. Ngira ngo bibaho. Mategeko ntabyemera, n'imboneza mubanira byemera. Naco abantu babereyo. Protocole rero mu kintu mushinzwe n'ikindi harimo no kugenda mureba abantu bameze nk'uko ukamugeraho ukamubwira ati shira telefone mu mfu, ubanza uturize imbere y'Imana wumve icyo Imana ishaka kuvugana nawe. Amen. Ubwo rero nyine ni ubutumwa ntanze kubera ko wenda hari uwo mfashije nyine muri ako kanya kugira ngo muoriente muri ayo mahitamo. Amen. Ngo kurya inkoko harya suku imena umutwe. Ni nguko ngira ngo yari. Ndagira ngo dusome iki cyanditswe mu izina rya Yesu. Luka ibice 10 umurongo wa 38 kugeza kuri 42. Murampera Bosco microphone kugira ngo dufashe gusoma iyo mirongo uko ari 5 kugira ngo ariyo tuza kuvuganaho muri uyu mugoroba. Kadusome mu izina rya Yesu. Nuko bakigenda bajya mu kirorero, umugore witwa badufashe kugira ngo ijwi risohoke neza n'abadukurikiye babashe kumva. Murakoze. Nuko bakigenda bajya mu kirorero, umugore witwa Marita aramwakira
amujyana iwe. Uwo yari afite mwene se witwaga Mariya. Yari yicaye hafi y'ibirenge by'umwami Yesu yumva ijambo rye. Ariko Marita yari yahagaritswe umutima n'imirimo myinshi yo kuzimana. Aho bigeze aramwegera aramubaza ati, databuja, ntibikubabaje yuko mwene data yampariye imirimo? Wamubwiye akamfasha. Umwami Yesu aramusubiza ati, Marita, Marita, uriganyira wirusha muri byinshi, ariko ngombwa ni kimwe, kandi Mariya ahisemo umugabane mwiza atazakwa. Amen. Amen. Urakoze cyane sagumugisha. Haleluya. Yesu ashimwe. Nkuko natangiye mbivuga, hano harimo inkuru ya Mariya na Marita twanayisomye kenshi. Icyo ndi bukore nanjye ni ugusubiramo ibyo dushobora kuba twarumvise. Noneho mushitsi ukomeye witwa Yesu yinjiye mu rugo. Abavandimwe babiri bonse ibere rimwe baba mu rugo rumwe bagaragaza amahitamo ari completely different, atandukanye completely. Amen. Kandi batigeze bajyaho inama ngo umwe ngo njyewe ndakora iki nawe ukora iki ngiki, automatiquement. Amen. Ungahitamo. Haleluya. Aya mahitamo ndaza arawundi buze kuvuga ko ari umugabane. Umwe ahita afata umugabane we, undi nawe ahita afata umugabane we. Harimo imigabane ibiri. Iyi migabane ibiri nshaka kuza kugarukaho. Uwa mbere ni umugabane ndi buze kwita uwa Mariya, ari wo uwo kwita ku by'ubuzima bwo mu mwuka. Umugabane wa Mariya. Ku rundi ruhande hariho umugabane wa kabiri wa Marita, ari wo mugabane wo gushira imbaraga mu by'umubiri. Ni imigabane ibiri niyo nshaka kuza kuvugaho muri aka kanya. Hanyuma niturangiza dusenge, ndizera ko hari icyo tuza kuvanamo, kandi nanjye ndaza kugira icyo ndi bugabane mu izina rya Yesu. Yesu ageze mu rugo. Amen. Haleluya. Yinjiye mu irembo, baramwakiriye ati urakaza neza, azanye n'abigishwa. Amen. Aricaye ngo yicare, babavandimwe babiri, umwe Marita mukuru ahita aja mu gikoni. Ijambo ry'Imana yavuga ngo ahagarikwa umutima. Muri Bibiliya y'Icyongereza NIV yavuga ngo she has been distracted. Arangarira mu bikorwa, aja mu bikorwa, arateka, arashyashyana, akora iyo bwabaga kugira ngo yakire abashyitsi. Kandi icyo gikorwa ari cyiza, ni cyiza rwose, kitagira uko gisa. Amen. Si byiza? Byiza cyane, byiza cyane. Uyu ashobora kuba yarafite esprit ya responsabilité ku rwego rukomeye. Abashyitsi ko bageze iwacu tubarebere twese. Ahita ajya mu gikoni, akora iyo bwabaga ngo ageraho, imirimo iramugara imubana myinshi. Yumva ageze kuri point yo kunenduka kubyihanganira. Amen. Agira frustration, agira umujinya, arakubitika. Amen. Haleluya. Haleluya. Akora imirimo, aravunika, imutera frustration, yumva ageze ku rwego atari bubyihanganire, aza kugaragaza reaction. Ku rundi ruhande Yesu yinjiye ageze mu rugo, umukobwa wa kabiri witwa Mariya. Amen. Haleluya. Ahantu Yesu yicaye nayo ngo ahitaza ngo amwicara mu birenge, aramureba, aramwitegereza, aramutumbira. Yesu atangira kuvuga amakuru y'ubwami. Haleluya. Vuga ngo amen. Yesu akora ikintu cyitwa impartation y'amakuru y'ubwami mu buzima bwa Marita, kubera ko ari kumwitegereza. Undi nawe araryoherwa, muri we ntigeze agira reflex ngo anatekereze yuko mwene nyina cyangwa mwene se ashobora kuba kamburiye hari inyuma yijya mu gikari, ngo akomeza aramutumbira, ashizeho umwete, ashizeho imbaraga. Haleluya. Haleluya. Aramureba. Yesu nawe amusukamo amakuru y'ubwami bw'Imana, amusukamo amakuru y'ubugingo. Amen.
acunshumura ubutunzi bwose buri mu mutima bwatumye amira muri cya kiroro, abumusukamo. Uyu nguyu umutima wuzura umunezero, yumva avuye ku rwego. Ku rundi ruhande haza uwarakaye, haza uwakubititse, haza uwafunitse, amen, haza uwo tasks nyinshi zavangavanze, araza nta n'ikinyabupfura ngo ariko Yesu nta soni ufite, nta n'icyo bikubwiye ko akazi kandiye. Ntushobora gufata uyu muvandimwe ngo umubwire ngo rekeraho kwicara imbere yanjye, nurangiza umubwire ngo genda uje gufasha mukuru wawe imirimo ko yamwishe. Haleluya. Yesu uzi igisubizo cya Yesu. Uyu mushitsi naramutangariye bene data, reka mbabwize ukuri. Ahita amubwira ngo Marita, attention. Haleluya, amen, haleluya, semeni haleluya. Aramubwira ngo Marita we keba, buri muntu yahisemo umugabane we. Aramubwira ngo urirushya ngo muri byinshi, ngo ariko ngombwa ni kimwe, ngo kandi Mariya ngo yahisemo ya ngombwa. Iyi ngombwa imuhindukira umugabane utazigera uva mu buzima bwe. Aramubwira ngo genda ujyane ibyo ngibyo, subira mu gikoni. Ni nkaho yakabwiye Mariya, amen, haleluya, semeni amen. Ni nkaho yakabwiye Mariya ati rekana n'uyu, komeza untumbire, komeza wumva ibyo nkubwira. Inkuru nahirangirira, nta na suite Bibiliya itubwira icyakurikiyeho. Cyokoze twakuyemo kimwe, twamenye ko hari imigabane abantu bamwe bahitamo bazamburwa, hakabamo n'imigabane abantu bahitamo batazigera bamburwa. Ni ikintu kimwe cyonyine gusa. Amahitamo dukora atuganisha eza ku migabane tuzamburwa cyangwa ku migabane tuzagira gute, it's up to us. Biterwa n'icyo duhisemo, biterwa n'icyo twinvestinga mu mwanya, biterwa n'icyo dushiramo imbaraga zacu. Cyangwa se tuzacyamburwa cyangwa se ntituzacyamburwa, full stop. Ndasoje ubutumwa. Ndagushima, ndaguhimbaza, ni wowe gusa zamashima. Ndagushima, ndaguhimbaza, ni wowe gusa zama, ni wowe gusa, ni wowe gusa, Yesu nzamashima. Twabagukunda upfukamira imbere yawe, ushima. Twabagukunda upfukamira imbere yawe,
tugomba kumenya n'ibyuko burya muri uru rugendo turimo iyo utagize amahitamo yo kwita ku by'umwuka ubwo ushobora kuba ufite amahitamo yo guha priority ibyo umubiri kandi aya mahitamo ndaza kuyita narigiye kuvuga ko reka tubyite indwara ndabyita indwara hagati y'udukubo ifata umuntu uri mu rusengero umuntu uri mu buzima busanzwe amen usanga umuntu yahisemo kugira icyo twita spiritual focus mu byo arimo gukora cyangwa se akaba ari umuntu ufite imbaraga n'umwete wo gukora ibigomba kuba biteza mbere ubuzima bwe bwo mu mubiri gusa yarangiza agatandukana kure n'amagambo y'ubugingo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ariko ndashaka kukwibutsa iki kintu kimwe muri uyu mugoroba. Amahitamo yose twahitamo cyangwa twakora niba adafite uruhare mu gutuma ubuzima bwacu bwo mu mwuka bugenda butera intambwe bugenda buje imbere, tugomba kugera ku rwego runaka tukabanza tugashiramo tugakanda button ya pause kugira ngo turebe ukuntu duhitamo ukuntu bimeze. Ukuntu bimeze se birimo biratwubaka, birimo biratuma dutera intambwe. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Kuko mu mahame yo gukura mu buzima busanzwe Imana yaremanye ibintu byose ihame ryitwa gukura. Umuntu niba winjiye muri Kristo Yesu ariko ugahora ufite ubuzima buri stagnant buri ku rwego rudatera intambwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Ugomba kumenya ikintu washizemo priority ko gishobora kuba ari icy'umubiri. Ugomba gufata akanya ukongera ukisuzuma. Ugomba gufata akanya ukitekerezaho. Ugomba gufata akanya ukabanza ugakora icyo twita kwisuzuma, introspection. Wewe nyine mbere yuko umushubaza kukubwira ngo ariko ko ndimo kwitegereza nkareba nkabona utari usa n'umuntu udatera intambwe. Kuko ijambo ry'Imana yavuga ngo dukore ibyo twakubwira ngo kuja mbere kwacu ngo kugaragarira abantu bose. Niba twakiriye Kristo urugendo turimo rwa buri munsi. Amen. Haleluya. Haleluya. Urugendo turimo umunsi ku munsi guhera ku wa mbere kugeza ku cyumweru, guhera saa 6 z'ijoro umunsi utangiye kugeza saa 5:59. Urwo rugendo rugomba kuba rugomba kuba rugaragaza ko uko biri kose turimo kugenda dutera intambwe turushaho kwinjira mu buntu, tuva mu buntu tuja mu bundi, dutera intambwe tujya mu yindi ntambwe, tuva ku rwego tujya ku rundi rwego. Ikintu cyo guhagarara ari rya jambo umwanditsi w'abera ngo igihe tumaze twiga kirahagije, ngo twagombye kuba uyu munsi turabigisha, twagombye kuba turabigisha, ngo ariko turacyagaruka ngo kuri za nyigisho zibanze z'abantu zo kwemera, kwihana ibyaha, kubatizwa n'ibindi nk'ibyo byose. Umwanditsi ariko ngo cyokoze ngo ibyo ngibyo sibyo twenda kuvuga ngo ariko Imana ngo wenda ibyemeye nabyo twabivuga. Ariko uyu munsi, haleluya, muri 2023 nushake ube umaze icyumweru kimwe yinjiye muri Kristo, ugomba kuba ufite ibimenyetso bigaragaza gukura muri wowe. Ugomba kuba ufite ibikugaragaza aho kugira gutera intambwe. Kandi ibi bintu ahantu bituruka nta handi ntibiva hanze. Ce n'est pas une force extérieure, biri muri wowe. Gukura kugomba kuzamuka muri wowe bijyanye n'iki n'amahitamo ukora. Priority ni zi ufite. Ibyemezo byose ufata ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu cyangwa ku cyumweru urumva bigenda bigira uruhare mu gutuma bwa buzima bwawe bwo mu mwuka bugenda budevelopa, buragenda bwiyubaka. Amen. Ese muri kunyumva? Ibyemezo ufata, social interaction ubamo, ahantu werekeza umutima, amagambo uvuga, ibyo utekereza mu mutima bidasohokamo. Haleluya. Dawidi yaranditse Zaburi 9:15 ngo amagambo yo mu kanwa kanje ngo nibyo umutima wibwira ngo bishimwe mu maso yawe. Uretse no kuvuga, uretse no gukora,
kuko akenshi ibikorwa dukora ni result y'ibyo twatekereje bikava mu mutima twarangiza tukabisohora hanze. Hari n'ibintu Imana itujajingaho kandi tutabigaragarije hanze, byafiririya mu migambi yo mu mutima, ibyo umutima wibwiye gusa Imana ikatwemera cyangwa ntitwemere. Amen. None niba yaremeye Esawo nako Yakobo, Esawu ikamudeza pruva kandi ngo abo bana bari bataravuka batari bakora n'igikorwa, ariko Imana ikareba ukuntu agatima ka Esawu kagenda kidevelop, Imana bangu uyu muntu azaba gito, ndakwanze uyu muntu ntazaba umuntu muzima. Umutima w'Imana uramwanga ngo kandi bataravuka, bataragera imusozi, batari bakora igikorwa cyiza cyangwa kibi ngo abantu babibone tujajinga ngo Yakobo ni imfura, Esawu ni gito. Ariko Imana, haleluya 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 haleluya, uko Esawu ubuzima bwe buva mu kuba amasohoro, intangangabo yahuye n'intangangore kuva ku mazi, akaboko kagenda karemeka, agatima karemeka kuri ya minsi abaganga batubwira, Imana igatangira kugenda idiseninga umutima ikavuga ngo uyu mwana nubwo atangiye kwidevelop azaba gito, uyu ndamwansi, uyu sinamusohorezaho umugambi wanjye. Amen. Yongera ireba ukuntu urusoro ruvuyemo Yakobo ruri kwirema, ugenda akaboko karemeka, ugutwi kuzaho, agatima karemeka, umutima utera mu rugero rukwiriye. Imana ikavuga ngo uyu muntu azaba muzima, uyu muntu ndamukunze, uyu muntu nzamwubaka amasezerano, uyu muntu azagira uruhare mu gusohoza amasezerano nabwiye Ibrahimu kandi nkayasubiriramo Isaka. Nta gikorwa barakora. Amen. Ndashaka mwende data muvandimwe, ndashaka ndeka kuvuga ibintu birebire, ndashaka nsoreza ahangaha, ariko baza umutima wawe ngo ibikorwa ufite, ibyemezo ufata, ingamba zawe zo muri 2024 zifite spiritual focus cyangwa ni ibigambiriye gusa kugira ngo ari ikintu wenda kugira ngo ntaza gukoresha umwanya muremure nsoreza ahangaha. Impamvu Marita yanenzwe kubera ibikorwa yarimo gukora, yarimo ashakisha kugira ngo yemerwe bivuye muri effort ziri personnel, agashaka ahibibikane cyane, akore cyane, ageze iyo ngiyo asanga nta nuzi ko ari mu gikoni nta nuzi ko ari yo. Amen. Azameze nk'ishyira muri salo, aravuga ngo mwigisha ufite isoni ntacyo bikubwiye. Ni nk'ukuntu naje gusanga burya no mu murimo w'Imana hari abantu bavunika bakavunika ku rundi ruhande. Amen. Haleluya. Harya bibaho boso ku rundi ruhande ugasanga umuntu yaravunitse yashizemo imbaraga, ariko mutima waranganira ngo umuntu ashobora kuvunika kuri urwo rwego ariko umutima utari gusabana n'Imana. Ushobora gukoresha imbaraga ukaririmba tukabona imitsi yaje yireza, ukabwiriza, ugategura ibyigishwa, ugatanga ibya 10 n'amaturo, ariko umutima ugize kure, uri kure iriya kubera ikibazo cy'amahitamo ushobora kuba warakoze kugira ngo ibyo bintu birusheho kukuba. Imana abwiye Isirayeli muri Yesaya ibice 29:13 aravuga ngo ngubu bwoko ngo bunshimira ngo iminwa gusa, ngo ariko ngo imitima yabo ikagira ute, ngo kandi ngo kunyubaha banyubaha ngo nukuva mu mategeko y'abantu gusa. Somero uwo murongo. Somero uwo murongo. Yesaya 29:13. Haravuga ngo kandi we n'abana be nibabona ibyo nkorera muri bo bazeza izina ryanjye. Niko Yesaya 29:13. Nasomye 23. 19:13 ngira ngo 29. Yes, 29:13 ngira ngo ndumva ariho. Umwami aravuga ati
kuko abantu banyegera bakanyubahisha akanwa kabo n'iminwa yabo ariko imitima yabo bakayishira kure no kubaha banyubaha nuko amategeko akaba ari itegeko ry'abantu bigishijwe. Amen. umuntu ufite spiritual focus ntago akora ikintu kubera ko hari imbaraga ziri kumusunikira kugikora. Amen. Hallelujah. 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 Waruzi ko even no muri ministry ngira ngo nayo izo reality nicyo kimwe no mu itorero. Umuntu waruzi ko hari igihe umuntu bamuhatira kuja mu bihe byo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana bakabimuhatira pe kandi nabwo ntanabyumve ntanabikora. Harya bibaho. Senga ubu twega abashumba nyine tujya no mwanya tugakoma mu mashi tukabyirira tukavuga imivugo ariko abantu ariko kandi uwo muntu ategereje kubona ngo gukura mu mwuka. Uwo muntu ategereje gukura mu mwuka ariko ni n'umuntu ushobora no kubuhatira gusenga, ushobora kubuhatira gusoma ijambo ry'Imana akumva ni nko gusuka amazi ye ku mugongo cyangwa ku mababa y'ibata baza kaza gahita kagenda. Ariko kandi uwo muntu ararwana yazana karirimba gatera intambwe akazi ariko wamureba inyuma iriya mu buzima buri isolated mu buzima bwe bwenyine ntagira umwanya wo gusoma ijambo, ntagira umwanya even no gupfukama n'amasaha 2. Amen. Gukura ko mu mwuka ntibibera hano kuri altari. Gukura ko mu mwuka bibera iriya mu buzima buri behind the curtain. Torero haleluya. Gutera intambwe yo mu mwuka ntago biri hano mu ruhame, ntago bibera hano mu materaniro. Gukura ko mu mwuka n'amahita magaragaza spiritual focus ni ibintu n'ibyemezo umuntu afata iriya nyuma ya marido. Hano umuntu mureba, hano umuntu mwitayeho, wa muntu wubakikiye iriya behind the curtain ni uza yahura n'undi wubakitse amateraniro akazana ububyutse. Sibyo? Gukura ko mu mwuka ntibibera hano mu materaniro, ntabwo bibera hano ku gatuti, bibera mu gihe washizemo imbaraga ukinvestingamo igihe cyawe, ugashiramo umutima wawe, ugashiramo ubwenge bwawe, ugashiramo umwanya wawe, ugashiramo umubiri wawe, nta kabuza uzatera intambwe. Imitima imeze gute Imana ntiyirengagiza. Haleluya. Semeni haleluya. Byose ni amahitamo torero, byose ni amahitamo. Haleluya. Mbariza mwende so mwegeranye mwira ngo se urashaka gutera intambwe zo gukura mu mwuka? Mumbarize. Urashaka gukura mu mwuka? Iki cyifuzo turakigendera tukanagisengera Mana mpa gukura mu mwuka, ariko uwo muntu uri gusengera gukura mu mwuka ntajya asoma ijambo, ntagira ibihe byo gusenga. Noneho n'ikintu kinatangaje nagiye ndeba nyine muri ngo ndavuga experience yanjye ntoya. Amen. Wa muntu wabuze nibihe iriya byo kwiherera ngo asenga asoma ijambo ry'Imana yagira n'amahirwe yagera muri fellowship y'abana b'Imana akarangarira muri telefone. Uyu muntu kandi afite icyifuzo gikomeye cyo gukura mu mwuka. N'ibintu biri kubera mu materaniro ntazi niyo biva niyo byerekera. Arigira gutya ari muri telefone yagira gutya agahitanyuraho akantu agaseka kagira ngo ari mu gihugu cye cyenyi. Can we speak about this? Dushobora kubivugaho cyangwa tujye tubirenga. Amen. Tubivuge cyangwa tujye tubirenga. Uyu muntu utagira umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana sinzi ni ikintu kigoye cyane. Umuntu uri mu rugendo rugana mu bwami bw'Imana ariko utagira Papa William atagira umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Ariko kandi uyu muntu arashaka kuzura imbaraga z'umwuka wera. Yesu yabwiye abigishwa arababwira ngo amagambo mbabwira niyo mwuka. Umwuka ntabwo ari ibipurizo nka bya bindi oya si ibipurizo bahaga ngo byuzure, ahubwo
umwuka ni amagambo asa n'impinduka mu buzima bw'umuntu. Yesu ariko yabwiye abayuda ngo umuntu niyumva ijambo ryanje, amen, haleluya, haleluya, bazabaho ngo kandi amagambo yanjye mbabwira niyo mwuka. Urashaka kuzura umwuka wera, urashaka gukoreshwa ibitangaza n'umwuka wera w'Imana, ariko utagira n'umwanya wo gutega umwuka w'Imana amatwi icyo arimo kuvugana nawe mu ijambo, ntago bizakunda, ntago bizavamo, bizatanga umusaruro, bizaduteza intambwe, ntibizigera bizana impinduka na gato. Dushobora no kwintensifiya amaterano tukayahera ku wa mbere kugeza ku cyumweru, tugafata amasaha 8 turi mu materaniro, ariko impinduka twagombye kuba tubona ntizibe ziri proportionnel. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Marita ni umuntu ukora ikintu kitagamije na gato, udaha agaciro na gato, udaha agaciro, vuga ngo agaciro haba namba ikintu cyatuma ubugingo bwe burushaho kubakika ngo butere intambwe. Cyokoze uyu muntu ashobora kuba ari umukozi mwiza, ari katipirale mu muhanda, isunika ibikuti kabigusha kubera imbaraga zo gukora, ariko focus iri purema iyo mu mubiri, yo kwinezeza, iyo gutuma bapruve, yo gutuma abantu bamuha credits, gutuma abantu bavuga ati bakadukomera amashi. Amen. Reka mbabwire ikintu, mujye dufata umwanya dutegeye twumva ijambo ry'Imana neza. Nasomye ari amagambo Yesu yavuze muri Matayo 7:24 hari aravuga ngo wa munsi ngo abantu benshi ngo bamwe bazagera imbere yanjye ngo bavuge ngo ndi pastor, ngo muzi ko ndi pastor biremera muri Nazareth. Nawe ati nabushumbye ndabaza, ariko wowe sinigeze ngira gute. But I spent all of the time of my life mu murimo, simva hano mu rusengero, simva hano mu rusengero kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru mba ndi hano ndi gutekereza ni gute byagenda, ariko wa munsi wagira ngo sinigeze ngira gute. Gasanga undi ni umuhanuzi uhanura kandi ibintu bigahita neza. Hari wone numvisha avuga ngo we ngo ni directement, iyo bivuze se directement ifishe yose ko yakabaye, amen, iri express bizasaba gutega twegerana ako kanya biba, ariko ngo kuri wa munsi yagera imbere y'umwana we ati nubizi ko nanuriye abagabo n'abagore babona kandi ibyo navuze bigakora. Yesu amuga yego warahanuye, ariko sinigeze ngira gute, sigeze mvi imbere wakivumewe. Abandi bakagera imbere, Mana nduzi ukuntu twateruraga amateraniro bapfa gusa kuba bakoze ku buryo ba indirimbo zikamanuka nk'uko kw'imvura itemba. Uranibuka ko hari n'igihe twigeze no kuririmba amateraniro yose abantu bakarira bakuzura imbaraga z'umwuka. Yesu avuge ngo yego buzuye umwuka wera, amen, haleluya, bose bararize, ariko wowe sinigeze ngira gute. Mucuranzi mwiza nk'uyabwire ngo Mana urabizi ko inanga n'ikidari cyose cyari mu mutwe wawe. Iyo nageraga mu amateraniro yarahagurukaga, haleluya. Nukuvuga ngo umuntu ashobora kuba umushumba adafite spiritual focus, ashobora kuba umuhanuzi adafite spiritual focus, ashobora kuba umuririmbyi adafite spiritual focus, ashobora kuba umwingizi adafite spiritual focus, ashobora kuba umucuranzi mwiza adafite spiritual focus, ashobora kuba umuririmbyi w'icyamamare adafite spiritual focus. Twisuzu, haleluya. Kinusore joni kingiki Yesu yabwiye Marita aramubwira ngo we attention, hari teme twakoreshaga nyine iyo ngo umuntu yagira akavuga ngo buri muntu ku meterisi, we cungana n'izamu ryawe Marita cungana n'izamu ryawe. Reka Maria nawe yagize gute, arimo aracungana n'izamu ryande. None yumvika ikintu naje gusanga, amen, iri jambo Yesu yashoreje aravuga ngo ndakubwira ko Maria yahise mu mugabane atazakwa, amen, haleluya, haleluya,
haleluya haleluya. uwo mugabane ufite muri uru rugendo rwo gusabana n'umwami, urumva koko muri ryageragezwa tugeragereshwa umuriro, urumva rizokoka, rizasohokamo neza, rizahita. Urufatiro cyo koze rurahari ni Kristo Yesu. Ngo ariko abantu kuntu bubaka mu buryo butandukanye, bamwe bubakisha amabuye akomeye, abandi izahabu, abandi bikenyeri, abandi byatsi. Amen. Ngo ariko tuzirikane neza ngo bitewe nuko umuntu wese yagiye yubaka, approval izaza ari uko inyuze mu muriro. Haleluya haleluya. Muri rurahari wo gupima imirimo twubatse kuri Kristo Yesu, kandi uyu murimo nta mazi azawuzimya, ugomba kuzasoza akazi kawo. Ntabwo mvuze umuriro wo gutwika abanyabyaha, ni umuriro ariko nawe uzabashiririza n'imirimo izasha. Haleluya. N'abanyabyaha bazasha. Uyu mugabo ni ukunda kubivuga neza, akabivuga mu buryo bukomeye. Kugurumira kurahari. Mutinye mwubahe, muve mu bintu byo kurushaho kubaka cyane. Ese nta kuntu dushobora kongera gufata kanya ngo dutekereze, twongere tudefinise priorities z'ibyo dukora mu bwami bw'Imana, kugira ngo niba tubona kitarimo kutwubaka ngo kiduteze imbere mu mwuka, just drop it, jugunya ku ruhande. Twakongera ngo dufata ko kanya ngo twe kugenda cyane uko isi dutwaye, ariko tukagenda birimo bigenda birushaho kumara imbaraga z'Imana mu buzima bwacu. Turirukanka mu iterambere n'ivuduka rikomeye, ariko uko tuvuduka, haleluya 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 haleluya, uko tuvuduka, uko twirukanka, ni nako imbaraga nazo ziza. Kubera iki? Turiruka cyane, dufite intumbero zihanitse cyane, twateguye ahantu dushaka kugera kure cyane, tukanirukanka cyane, tugashiramo imbaraga cyane, ariko ko twentensifiya vitesse twiruka, imbaraga nazo zikagenda zigira gutya. Kubera iki? Kintu nsorejeho ni kivuga ngo iteka ryose, haleluya. Okay, nitwareka kugira gutekereza kubitwubaka mu buzima busanzwe, kuko nabyo birakenewe kugira ngo dutere imbere, ariko kandi hano icyo Yesu yashaka kuza kuvugamo nuko buri mukristo agomba kugira ubuzima buri balanced. Amen. Uko ushaka gukora ibintu bikwagura, amen, haleluya, no mu buzima bw'umwuka ntiwemere ko bugira gute. Ugasanga umuntu abaho ubuzima bumeze gutya iteka ryose buhengame. Ubuzima bwo mu buzima busanzwe, munyemerere mvuge gutyo, bwagize ibiro byinshi buramanuka cyane, ubwo umwuka burateruka bujiriye. Ariko birasaba ngo rwana intambara, scale umunzani wawe wongere uwuhengamure. Hengamura umunzani. Hengamura umunzani. Nuzamura ubuzima bwo mu mwuka cyane, ariko nanone nubwo mu mubiri nabwo bugasigara nyine duhinduka abasabirizi, tugahinduka abantu ejo hazaza dusanga n'ubundi turimo gutukisha izina ry'Imana. Ibyo tuvuga nuko tubayeho nabyo nibigaragaze balance, tukira ubuzima buri balance. Haleluya. Yesu ashimwe. Icyo kidukwiriye mu mwami, icyo kizaduha imbaraga, icyo kizadushoboza koko guhinduka abantu n'imyambi Imana igiye gukoresha kugira ngo ihinduze isi. Ariko unfortunately isi ahubwo irimo iratwinjiriramo. Amen, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Isi irimo iratwinjiriramo kubera ko abantu dufite ubuzima bwo mu mwuka bwahengamye, bwasumbijwe imbaraga n'ibiro n'ubuzima bw'uyu mubiri bukaturemerera. Satani agahita ashora akaboko kagenda kajoboramo abantu kagatwara abantu.
cokoze umuntu agasigara ari very smart mu materaniro, ashobora kuba ari pastor mwiza very smart, ufite ibitekerezo bikeye, ushobora kukubwira plan z'iterambere ry'itorero, ariko en reality waza haleluya wagera mu buzima koko bukonkretiza bwa buzima umuntu abaye, ugasanga ni nka cya giti cy'umutini abantu bareberaga iriya kure bakabona ngo cyeza imbuto. Amen. Bafata umwanzuro ngo reka twirukange tugere kuri cya giti dusora, bagasanga na amababi gusa tohagiye ariko atagira imbuto. Nukuvuga ngo dufite inshingano zo kongera kwisubiramo, tukongera tukire, twongere twirebe. Mahitamo ya Maria nayo kuvuga ngo ariko nanone ndaza kuvuga ngo nanone habayemo guhitamo ihitamo rimwe, nahitamo irya Maria, kubera ko niryo Yesu yavuze ngo niryo riri ngombwa. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndamutse ndushiramo imbaraga kubera ko gutagaguza imbaraga bigoye, nahitamo irya Maria. Iryo basi nkarishiramo imbaraga, nkaza aho umwami ari nkamusanga. Uyu mwami ni ufata aba from nowhere akabagira abagabo. Mani duhana umugisha mu izina rya Yesu. Mahita mufite niyo azadefinisa uzaba w'ejo mu mwami wacu. Amen. Haleluya. Niba uyu munsi hari abakristo beza bagira za gahunda nziza kuva ngo nzakora amasengesho ejo ni kuwa gatatu, ngo nuko ejo kuwa gatatu nzatangira amasengesho, hagera kuwa gatatu akumvisira imubarayeho nogira ngo yegure n'akagongo. Amen. Harya babaho nogira ngo yegure akabagahita ngo mana noneho mpinduye plan nzashira kuwa mbere hagera akarwara ibicurane, yarwara ibicurane nyashyize kuwa gatatu, mana kuwa gatatu hagera kwa Muyomba bakamuhamagara, ugasanga iminsi irahita vuba, kandi kuhita niko abantu barushaho gupfa, kandi abantu bagapfa batubakitse, abantu bagapfa barimo bashira imbaraga. Amen. Haleluya. Satani nawe ku ruhande rwe agaplodisa cyane ati wow umurimo wanjye wagezweho, ubwo nshoboye ku distracting abantu bakaba distract, abantu bakarangana ntibakore ikiri ngombwa. Bifurije gushira imbaraga mu gukora ikiri ngombwa mu izina ryaje, gushira imbaraga mu gukora icyo kizatuzarira impinduka zitugeza muri wa mwuzuro w'iby'Imana ishaka gukorera mu buzima bwacu, muri kaya adversary ya Satani. Amen. N'abadayimoni n'abamarayika bananiwe batsinzwe, baragenda bagahita bagakoraza ibirori bya celebration. Ubwo Jacques yananiwe guseka, celebration. Ubwo bwije adasomye ijambo ry'Imana, celebration. Ubwo agaza mu materaniro akarangara, celebration. Celebration. Niba dukoza amateraniro rimwe kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, ayo yose tuyabamo hano muri iki gisagara, guhera kuwa mbere kugeza ku cyumweru tuba mu materaniro. Ariko aya materaniro akenshi hari igihe harangira abantu batanubakitse. Nukuvuga ngo rero buri muntu wese urimo hano mwene data muri Kristo Yesu, turi kumwe muri literano, nawe mwene data unkurikiye muri aya masaha, ongera usubira inyuma urebe center y'ibyemezo ufata n'amahitamo wakoze, urebe niba ari magira uruhare mu gutuma utera intambwe. Nusanga ari agira uruhare mu gutuma, hari gihe ushobora no gusanga ya mahitamo wakoze atarimo kugufasha gutera intambwe, atarimo nanone no kugufasha gusubira inyuma, ukaba urahagaze, burya nabwo uburimo gusubira inyuma.